tuganira ni ijambo rivuga ngo higura umuhigo wahigiye iki, wahigiye imbere y'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Muze gukusanya ibyo twumvise kuva mu gitondo twinjiramo duhe ikaze, mwumve kugeza dusoje. Shobora kuba Imana irimo ivugana n'umuntu umwe wenda ngiye ndikubwira, undi mugeza hari undi yabwiraga, undi hari undi yabwiraga, ariko nubimara kubifata ntubigire ubwiru bwawe, ubihe n'abandi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu uvuye hano atanze hejuru y'iki, atanze hejuru y'ubuhamya bw'iby'Imana yagize ute yamukoreye, kubera kuzirikana no kwibuka. Asoje atubwiye ingene umwana we yashatse kujya mu isi, aravuga ati ngo umuhungu wanjye ushingiye ku mateka nagutwikanye, izo urabona ryo waba ugiye guhemba Imana. Higura umuhigo wagize wahize, niko byanditse. Yesu ashimwe. Amen. Narasenze ndimo mbaza Imana ngo tugiye Sorowamu, tuzitwara gute tugeze Sorowamu. Iby'Imana birinda gusa ko wabimenyera, iyo gusa ubitekereje nk'ibikomeye nk'ibigusunze ugerageza guca bugufi kugira ngo Imana ivugane nawe. Imana yabwira ngo babwire ngo bibuke uko baragize ute, barasinziriye, bamaze gusinzira murazirura, mumaze kuzirura mwinjiza bimwe musohora ibindi, ariko kandi ibyo mwasezeranyije n'uwabahamagara nibyo arimo abibutsa. Ibyo ngibyo mwaretse mu bigarukiro kugira ngo munezeze uwabahamagara. Amen. Amen. Umukobwa ajya abaho mu bukobwa bwe agakorera Imana, ndetse akabyiruka abona iwabo ari abantu beza mu Mana, bafite n'amateka meza, bafite karande nziza yo gukora imirimo y'Imana ndetse no gufasha abantu b'Imana. Uwo nguwo hari igihe abyanduriramo iyo karande. Haba karande za mu buryo bubiri, hari karande nziza, hazabaho na karande mbi. Iyo karande ikaza kuri wa mwana akayibyirukana w'umukobwa cyangwa w'umusore, kuko yabibonanye iwabo nawe agaseruka akabikora, kandi kuko abikoze bikaba byiza, kuko afite n'amaraso mato ashabutse cyane akajya n'aho iwabo atari kugera. Rimwe iyo ahuye n'inzitizi tujya dushaka tukagira ngo turasubijwe, kandi ni bimwe mu nzitizi. Twabyara tukagira ngo turasubijwe, nibyo tuba dusubijwe, nabyo biri bimwe mu nzitizi. Iyo utabigenzuye neza bigusubiza hasi, ugatandukana n'iyaguhamagaye ndetse n'iyaguhaye ibyo bintu by'ibisubizo, kandi gusaba kugira ngo ube maso, kugira ngo mukorane neza nk'uko yagize ute yaguhamagaye. Noneho wamara Imana igukuye mu buzima runaka, ukavuga ngo ningerayo noneho, niko twazaga tuvuga natwe, ningerayo nkava hano Mana ngo nibwo nzagushima. Abamuririmbye ngo ningerayo ngo nzagushima noneho wagerayo gahunda zikagushirana mu nzu, kagase umuntu asenga ate gahunda zitari mu nzu. Wagerayo umwana akakurwarana, none ko bitameze neza, bimeze gute? Wagerayo ibitsure bikaba ibitsure, inkoni zikaba inkoni, ndetse amapepa agahaguruka, kagase bimwe navugaga ngo ningerayo nibwo nzakora, ko ahubwo aribwo mbonye ibinyicaza. Biragusaba kukuzirikana icyo warahize imbere y'Imana, kuko ibyo byose ni ibihembo bya Satani bigamije kuguka, cyangwa se byakugabweho kugira ngo bikumanure imbaraga, usigare uri uwo Satani ategeka. Ntacyo Satani bijya bimutera cyangwa se bimutwara kuba waba uvuga ngo uri umunyamasengesho ndetse unabikandagiza abandi, ariko kandi udakora ibiri mu kuri, udakora iby'Imana yaguhamagariye. Ibyo ntibitera Satani ubwoba. Kuba twavuga ngo turabona amasengesho, tuza tubipurista nk'abandi, nk'umufarisayo w'abandi babikora, bakabwira abandi ngo wewe nimukore gutya, ariko wowe Imana yanjye ukabona bikata garuka kuzavuga n'Imana ibiri mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni umutsima, ijambo ry'Imana ni imbaraga, ijambo ry'Imana ni ubutunzi, ijambo ry'Imana ni urufunguzo. Nirufungura umutima wawe, ntiwinangire umutima uyu munsi, uze kubwira Imana ngo Mana numva ibyo wavuganye nanjye, ninjye wabwiraga, wongera umpe kugaruka nkora ibyo ushaka, nongere ngushime ubudasiba. Ubu buhamya nibwo mvuze, twabwumvise, hari icyo butwigishije.
reba umuntu wanyuze muri aya mateswa yose, akanyura muri iyo ihanamanga yose, akanyura muri izo ntambara zikomeye, ariko uno munsi ukamubona wenda yegeretse akaguru ku kandi iby'Imana ntacyo bikimubwiye, kandi imbere yiwe abahaguye bari benshi ku kigero atabara. Imana ikenera igihe cyose iyo wibutse ibyo yakoze kuvuga ngo ninjye wa mugore, ninjye wakoreye kwa kuba, ninjye twasezeranye. Kristo Yesu ashimwe. Atukuze Baba. Imana ishimwe. Yefuta yabayeho ngo ari uwo kwa Gileyadi, ariko Bibiliya zitubwira amagambo meza kandi amakuru nkunda, ngo uyu Gileyadi ngo yamuzaye kuri maraya. Bibiliya irambwira ngo muka Gileyadi ngo ageze mu rugo ngo azara abandi bana b'abahungu muri urwo rugo. Yefuta ngo abana bakuze ngo basanga Yefuta ari mu rugo rwabo, ngo kuko urumva ushingiye ku mateka kuko bivuga, Bibiliya igaragaza barimo birukana Yefuta, ariko bigaragara ko ubwo mama w'abo bana niwe wabwiraga abo bana ngo uyu muhungu nubwo mwamusanze hano mu wacu ntabwo tumuvukana, mubimenye ko atari umwana umwe namwe, kuko abana bamaze gukura ntibabimenyeye mu nda, bamaze gukura babwiye umuhungu agatumve sohoka hano kwa data, nta gakondo yawe ihari, nta byawe biri hano iwacu. Murumva ukuntu ababyeyi bagira inyigisho nziza, niba wigisha kabisa, sohoka hano ugende, ntabwo uzabona aha guhatinda kwawe, egari ibibazo tuzajya turya nturye, tugabane ntugabane, amahoro wagira ni uko wava hano. Baramushushubikanya, birivuga ngo abonye ko atakomeza guhangana nabo, nawe akoramo ikirenge kiwe arigendera. Njya mbwira abantu ngo hari igihe isi kwanga wowe ugashaka kuyigundiriza, hari igihe umuntu akwanga ngo ashaka kumwigundiriza. Iyo utamwigundirisha uhamagara Yesu akumena agatuza ugasigara urangaye, kuko ukubwira ngo va mu nzira, afite ubushobozi bw'uko yanakurenga akagushyira hasi kuko wanze kumuha inzira yiwe. Uzi uhunga, ahubwo ikibazo n'icyo ubuhunganye n'indi ubugendanye. Yesu ashimwe. Uyu muhungu aragenda, ariko Bibiliya imuvuga neza, yangwa na bene se, yangwa na mukase, ariko yari akunzwe n'Imana. Kuba yari ikinyenda ntibyamutandukanyaga n'ijuru, kuko ijuru ryari yamaze kugirana ubusabane nawe, ngo agumana n'Imana, agira imbaraga z'Imana, ngo akaba umunyembaraga cyane. Urugenzi rwose yajyagamo, intambara yose yarwanaga ntabwo yayitsindwaga kuko yari umunyembaraga. Ngo ageze yageze, ngo aratuza, aravuga ngo ubwo banyirukanye nanjye ngomba kwicarira ngaho barontegereze mu gato. Yesu ashimwe. Bibiliya iravuga ngo uburyo bakomeje guhiga Isiraheli, ngo barabarwanya, ngo barwanya Abisiraheli cyane, ngo Abamoni barabatsinda, bagaho bitari igihe kirekire, ngo bibuka neza ko akaga Isiraheli irimo nta wundi muntu bagira wabatabara uretse umwe biruka. Ngo baravuga ati nubwo twamwiruka ariko uza amaboko asaba ariho kurusha amaboko atanga ye. Amaboko asaba we aratega nubwo yaba ataraguhaye, azanezezwa no kugutakira ku amakuba ye yose, ngo ni wowe none ndakiraho, kandi iwe je arabifite atashaka no gukorera Imana igitugirira neza. Yefuta ngo nzumva, ngo bamutumyeho ngo n'ugomba kuza, ngo yantere twakwimye none tugiye kuyiguha, kandi igihugu cyose kizamenya yuko twakwimitse, niwo uzatuyobora, uzaba umukuru wacu. Ayiwe Mana. Iyo nkuru iranezeza kuyumva, urimo ubwirwa amakuru n'umuntu wavugaga ngo ntacyo uzimarira. Iyo urimo ubwirwa amakuru n'uwavuze ngo wowe uri umunyamwaka, iyo urimo ubwirwa amakuru n'uwavuze ngo ntacyo umaze muri uyu muryango, iyo urimo ubwirwa amakuru n'uwakuroze kenshi aguha isomo utabizi unabizi agamije gupfe urangire, arimo avuga ngo Imana yawe twarayibonye, twarayisobanukiwe. Aya makuru azanezeza wicinye cyane kuko uzi aho yakubwiriye, kandi Imana komeza ubambwirire. Haleluya. Bazemera. Imana irahari. Yefuta ati ni mwebwe muje, ati ni twebwe no kwe. None ibyo muvuga ni ikihe gihamya kinyemeza ko ibyo muvuga mubihagaze? Baragati no kuri Yefuta nitutabisohoza, Imana izaza hagati yacu nawe urubanza bityo. Nuko bimeze.
kuko yari yarize ijambo rivuga ngo ntugakurikize inabi ya mugenzi wawe bagatuga bampamagaye reka nanjye simbishongoreho kandi aribwo bankeneye. tugira abantu baza badahesha amaboko igihe abandi babakeneye, kandi nicyo gihe Imana iri guha cyo kugira ngo ukore hagati muri bo bavuga ngo y'amaboko nubwo twabonaga ko aremaye burya yarahanye imbaraga, nubwo twayabonaga burya niyo yari atugize. twari tuzi ko ariyo yaduha agakiza none, twari tuzi ko ariyo yatuma tubaho uyu munsi. uzi ko bikize icyo Imana akubwiye. iyo tutaravuga ngo niba ari uko tugomba kuza tugakora ibyo mwasabye, ariko aho kugira ngo yisunga amajwi y'abantu ngo yisunge Imana. Haleluya. yisunge Imana, ngo ajye imbere y'Imana ngo abwire Imana arengera ngo Mana nubwo ari njye babonye ariko nanjye ni wowe mbonye, nubwo bandangije ni wowe ndangije, nubwo bampamagaye kunyimika ariko ni wowe Mana mpamagaye ngo mbazirize muri urugendo, ngiye kurwana, ngiye mu ntambara, ariko ndagusabira Mwana w'iyi ntambara nubwo wambona ko ushoboye ariko niba umushobozi wanjye niwe murengezi, niwe wuzuye Imana. Haleluya. niwe wuzuye undwanirira igihe cyangire, niwe wuzuye imbere igisubizo. none ndagusabye ngo ngende imbere iyi ntambara ije imbere yawe uyingabize, kandi nuyingabize ni ukuri nzagutura. muhigira Imana umuhiga imbere y'Imana, Imana yahize ibyandika, Imana imaze kubyandika ngo Yefuta ngo aragenda ngo ajya ku rugamba ngo ararwana ngo atabaruka amahoro nk'uko yabihize, ngo atahe iwe yishimye avuga ngo ikibarane cy'Uwiteka, ngo akigera mu marembo ngo umukobwa yumva imirire ya papa dadaraje, niko Kigali muvuga ngo dadaraje, ngo arasohoka ngo arazina ngo arataraka ngo Yefuta ngo arishima ngo ariko ngo arangiza imbere ngo abona umukobwa wako birizi muvuga ngatangara ngo yari umukobwa w'ikinege. namwe niko mubizi ngo kandi ngo nta bari bahanyuze ubwiza, yari mwiza Mana we. aravuga ngo Mana we mwashishimura imyambaro ngo mukoze iki n'iki gitumye uyu mukobwa asohoka, n'ibyo koko warantabaye none muza n'inyenyeri kuza kunyakira, muza n'ibindi byakaje, ese n'umukozi yaza n'umukozi yaza basi muza mugira ngo Imana nikunda ibibi, muza mugira ngo Imana nizi inyuma, muza mugira ngo Imana yo muhereza ibyo mwanze. ibyo wahize ugomba kubizirikana kuko umuhigo urakomeye, ushyirisha umuntu mu rubanza iyo atawuhiguye. Imana itugire neza. umukobwa wabihawe wasobanukiwe imbaraga z'Imana, wasobanukiwe Yesu Kristo, ngo abwira papa we ngo papa we tuza uhumurike, niba wampize ntugire ikibazo, gupfa ni inyungu ku mukiranutsi w'ukuri, niko bibyarereza. Haleluya. babwira papa we utuze umutima, ahubwo ngenda gusaba umuhereza iminsi yo gushima ubukomeza, ujya gushimira Imana mu misozi. ngo mpimbaze Imana ku minsi naringize ndi muri ubu buzima, ngo shimira Imana yanjye, ngo hanyuma muzaza nkwishyire noroheje, hanyuma umuntu witeka. icyo kintu Imana idufashe. umukobwa wabibwira papa we nawe arushaho no gutuzamo, ariko birakomeye. asize Imana ku munzani, ashyira n'umukobwa we ku munzani, asanga icyo Imana yakoze aricyo gikomeye, asanga ingene Imana imubanisha mu munsi ku wundi aricyo gifite icyubahiro. aravuga ngo Mana ngomba kuguhigurira icyo nakwemera. bigeze ku bana bo no mwisi wacu n'ukuntu tubakunda byaba ibindi bihe, ariko wahigiye Imana ikindi kingana nuko wahigura, ikindi kingana n'uwo mwana wa Yefuta wasohotse, ariko cyakunaniye kw'ikindi kandi sinimana Imana yose, kandi byinshi nitwe tubyihigira tukavuga ngo Imana n'urugendo nisohoka muri aya magorwa, izi ntabwo nizivamo, hari ishimwe rihageze, ariko mwarakijetse, mwararambitse, kandi iki ni cyo gihe cyo kwibutsa Imana, mukongera mukwibutsa muhere kuzi Imana yababwira, muhere kuzi Imana yakoze.
ubu mufite amarira, ubu dufite amarira. Isi y'iki gihe yuzuye amarira akomeye. Iyo duhuye dusenga, iyo duhuye tuganira, ntituganira imbaraga z'Imana, duhera amarira mu gitondo ugasanga tuyatinzemo amasaha abiri. Ngo yewe, ngo nawe niko bimeze. Nanjye nkamanura amarira yanjye, icyubahiro cy'Imana kikabura hagati muri twe. Nyamara tukirengagiza ko hari ibyo Imana yakoze mu buzima bwacu. Kuki muri abantu mudashima, muhora mubona ibibazo gusa? None ubwo ibi mama natubwiye ni ibivutse uno munsi, bivutse none. Imana yagusimbukije hari ni ukugira ngo utangarize isi ko hari Imana ikura umuntu mu kaga ikamukura mu makuba. Ni uwacu twazanye, niwe mvuze, niwe mvuze. Isi irabikeneye. Hari abantu batakimenya ko Imana ikora no mu bibazo. Hari abantu batakimenya ko n'Imana ivugira no muri gereza. Hari abantu bamaze kwibagirwa yuko Imana irinda umuntu ikarinda n'uwo twite, kandi muri kondisiyo igoye bamaze kubyibagirwa kuko barereshejwe amata gusa, za nido zarabishe, ntibaze mu byumba tugenda gute. N'uwanyubahira bica, akanwa karoroshye karatagara. Abantu bafite akanwa koroshye, uzamutega igisheke azakiriwe ngo gitonora wenyine, arangiza ibi zose byarangiye, akwa ngo nta misangi ifite yo gukara. Umutega ikigori ugira ngo reka we, ikigali no haratwishe byabaye ibintu. No masengesho niko abantu tumeze. Urapingira umuntu ikigori kagati akakwa ngo kiraryoshye we, mwewe ngo kiraryoshye, ngo ariko imisaya we ninde wabarose. Dusenga ubudasenga, twibuke imbaraga z'Imana, dushimire we. Haleluya. Turi kumwe? Imana ishimwe. Amen. Bibiliya izinezeza cyane. Uyu mukobwa wajya mu misozi ararira ashima Imana ku minsi Imana yamuhaye. Wagarutse abwira se ngo kore ibyo ushaka. Ngewe rwanjye nagize ute? Narangije. Kora ibyo ushaka. Ibyo wabwiye Imana cyangwa ibyo ubwiye Imana usohoza bingahe? Wasohoje bingahe? Ko hagiye kubaho indi mpamvu imwe cyangwa ebyiri zishobora gutuma uhura n'igituma ubwira Imana amasengesho nk'ayo, amagambo nk'ayo, ngo Mana nubigeza gutya ni ukuri zagushima. None ejo uzongera muhumure kandi mwumve Imana. Atera ubwoba twazanye ni ukwabwira Yesu w'abantu, nimwumva hari aho mwaguye, hari aho mwahindukiye mu kabo, mubwire Imana imbere y'abantu. Bibiliya ivuga ngo iyo usinziriye mukanguka, Kristo abona ko kakumurikira. Rutize ku musozi ngo Mana nturakora n'iki, nturakemura n'iki, nturakemura n'iki. Mwakiriye yakoze byakurane no kubivuga. Musigaye mutinya ngo iyo tuvuze ngo abantu batugendaho baze kukugendaho bitarakemuka, ubu byakemutse nibwo bakugenzeho. None igitangaza kivugira ariko kibonetse. Uwakugendaho n'uwakubuza amahirwe utarayakira, abo batugendaho umunsi ku wundi. Uzakugendaho byasubije. Hari n'igihe uzahora bakwicajije uwo muntu wowe utanavuze, kuko igiciro Imana izaba yagusizeho n'izindi mbaraga. Yesu ashimwe. Hari urwego Imana idushyiraho rukajya rutubura natwe tutanaburanye, kuko twararindiriye kuri Yesu. Yesu aratwubahisha. Ubu biragoye ko ari byo wasobanurira umuntu, ariko hari intambwe Imana imwe igenda ihindura yagushyira hanze, abantu bakaza kurangira izira bakakuvugira iri nguri ngo yarasenze. Nimuhebure Imana yavuze muri mwe, ibyo mwahigiye Imana nimubihebure, ibyo Imana yakoze muri nimubihebure. Yesu adufashe. Amen. Nubwo ubaye mu bantu batazirikana iby'Imana yavuze, batazirikana iby'Imana yakoze, ariko Imana yo irazirikana. Hari igihe tuvuga tugira kwihuta abantu mu kanwa, tukihuta kuvuga mu kanwa nta dodani bayo. Twebwe noneho abakozi b'Imana nitwe twabahaye amakuru cyane. Muhura n'umuntu mukanezerwa, tugatarama ikirori kigashya, abantu bakashima Imana, bagahinduka bagati ngo turahindutse turakize. Umuntu akitokeza agahita ngo umukozi w'Imana
mushingiye uko bimeze ni nkaho none utazongera kugenda n'amaguru. Ni nkaho ninjye uvuze ubwo ngeze mu kiga cy'abakozi b'Imana, ni nkaho utazongera kugenda n'amaguru, akabivugisha akanwa n'amaguru ahagaze neza. Ariko umuntu uvuze gutyo na moto y'igihumbi kugeza n'aho wavuye akaba atayiguhereza, ariko yavuze ngo ntuzongera kugenda n'amaguru. Niba utazirikana n'icyo mbikuyeho, Imana yo usenga, iyo wavuze, iyo wabwiye urimo usenga, urimo wongorera, ugambirira mu mutima wawe, yo yarazirikanye, irakubwira ngo uhigure ibyo wahize. Hari ubwo mwari muzi se? Nta mihigo mufitiye muhumure, mutaza kuvuga ngo ndi kubishyuza. Hariyo mufitiye se, hariyo mundi mama, nta mwenda, ni Kristo Yesu ushaka ko mugira uti mwongera kubakana ubusabane. Yesu ashimwe. Abantu bahamagara ngo ngiye kuba umwinjizi w'itorero, ngo ngiye kuba umwinjizi w'umurimo wawe Mana, ngo nta kindi muzakora ku manywa na nijoro. Ariko umuntu umwe aravuga gusa ukarakara, none n'urusengero ugashaka kuruvamo nk'aho bakiri gukora, n'iwacu turacyasenga. Ugasanga umuntu yavuze gusa, urarakaye, kandi Kristo waravuze ngo nzamukorera ku manywa na nijoro. Iyo mihigo ni muyizo. Imana yabahamagariye kwezwa, yabahamagariye kwanga, Imana yabahamagariye kubaka umurimo, yabahamagariye kuwusenga, Imana yabahamagariye gusanana imitima, yabahamagariye kujugunya ngo mureke abaririya bagumeyo. Imana yabahamagariye kuzirikana nk'uko nayo izirikana, iri kubibutsa kuzirikana. Bimwe wavuze uri mu nzu yarabyumvise, bimwe wavuze ugambiriye ku muntu yarabyumvise, bimwe wiyatuje ntawe wikwatuje, ubikore n'ibindi bibone kose. Yesu ashimwe. Nubwo abantu tudakunda kwibuka ibyo Imana yadukoreye, ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo iracyibuka ibyo yakoze ku buzima bwanyu. Nubwo mubireba ntimubibone, ariko Imana iracyabyibuka. N'ejo niyo yahabaye, n'uyu munsi niyo yahabaye, n'ejo bundi niyo yahabaye, n'ejo izahaba kandi iracyabyibuka, niko yavuze. Amen. Nubwo abantu benshi tutagira kurinda isezerano ry'ibyo twavuze, dukinisha akanwa, tugakinisha amarangamutima, muve mu myenda yose. Ibi ndi kubivuga mpagaze ku maguru abiri, ndetse n'umwuka wera w'Imana. Ubyumve mu nguni yose, hamwe n'uwo wabwiye ngo uzamusura ntumurebe, Imana iri kubikwishyuza. Gucyo ukinisha abantu bavuga ngo nzaziba mu kanwa kawe udafite gahunda. Kubera iki? Bongera utekereze neza. Umukristo avuga gute? Yitwara gute? Higura umuhigo w'Imana. Hari igihe twanga guhura n'abantu b'Imana, ariko ibisubizo byabo mu nzira imwe cyangwa iyindi. Ntugakinishe ibintu byose ushatse kumva ngo koko bishe ngo bivuge. Uze ubanza utekereze ubaze Imana, iki niba utumye ko kiba, nunakivuga ukirinde, kugira ngo Imana izakwishimire. Uwo wabwiye isezerano, Imana yakubwira ngo ugire ubyishyure. Muri murabyumva? Wishyura isezerano wasezeranye imbere y'Imana. Hari igihe dusezerana tukibwira ngo ni twebwe ubwacu, cyangwa ngo se ngo ni imbere y'abantu, ariko Imana iba yabyivanzemo. Aya magambo yampaye ejo ndimo senga, Imana yambwira ngo mbabwire ngo mugire ute, muhigure imihigo mwahigiye imbere y'Imana. Imana ishimwe. Mwagira ukuri, mwagiraga gukunda umurimo, mwagiraga ikiburi cyo mu murimo w'Imana, gahayo mukumva ko hari ibyo mutakwemera. None uyu munsi ni ukwibombereka ngo nka muntu ngo batankomeka, batankoraho, bikaba ibindi. Korera Imana, ntuzabyicuza. Isi izakwanga, ariko ntizakwangisha Imana. Abantu bazakuvuga, ariko ntibazakuvuga ku Mana. Ibya hano birangirira hano, ariko iby'ijuru biza binaturenza hano, bikaduhesha icyubahiro tukiri mu isi. Nimuhitemo umwami wo gukora. Niba ari Kristo, nimumwamamaze. Yesu ashimwe. Mukureho impamvu mwasabye, mushimire Imana ibyo yabakoreye.
Imana yabahaye umugisha, Imana yabahaye kubyara, Imana yabahaye guheka umunsi ku wundi. Turi mu isi y'urujya n'uruza rw'ibintu nk'uko umuyobozi ahereka arabivuga. Turapfusha none tukabyara, ejo tugashyingira, ejo bikagenda ukundi. Ni ku isi iteye igihe tuzabihagarika, ariko hari imirimo y'Imana twabonye ubuzima. Hari ibyo twakoze imbere y'Imana ni mubiri. Imana ishimwe. Ntimukinishe akanwa kuko kazadushirisha mu rubanza. Ibyo twavuze bizatugarukira, ibyo dukora bizatugarukira. Uko wubakaho bizongera bipimwe, bakubaze ngo kuki wajyaga wubaka uko wibona. Nicyo gituma biri zivuga ngo nibwo kuri wa munsi nibwo Kristo azahagarara akarangura akavuga ngo mwamva ziri bimwe ngo nimwumve imbere mwabivume mwe ngo sinigeze kubamenya. Noneho mpita nshinga ikibazo ko nagiye na Silowamu nkajya ahantu hose, none Mana ibi ni ibicyo nkoze. None ko wajyagayo mu izina ryawe, wigeze ujya mu izina ryawe, ugenda mu izina ryawe akora ibyo nagize ute ibyo nshaka. Nimuze dukiranuka Imana, nimuze duhigure imihigo y'Imana. Uwasinziriye mu by'umwuka akanguke, Kristo aboneka kumurikira. Wasinziriye mu gukinisha amagambo ndetse n'abantu, ibyo uvuze ntubihigure. N'Imana irihangana. Ibyo wabwiye abantu warananiwe, kandi abantu bo byoroshye kubahigurira ibyabo. Uyu wavuga ukabwira mwene so ati uyu munsi ndakuzana n'icyo kimwe cy'akawunga, ukabura higuye kuko nizo mbaraga ufite. None niba wananiwe na mwene so, Imana bizoroha. Ariko birakwiriye ngo tumenye ninde waduhamagaye, ninde udushaka, n'icyo arimo aratwishyuza. Urebe ubuzima bwawe kuva wagira ute wamenya Kristo Yesu, kuko Imana ikubaza ninde watangiye ukimenya ubwenge ni Kristo. Haleluya. Kuva wamumenya ni ibiki urugendo mwagendanye, uvuge ngo Mana hari aho nageretse, hari aho nasinziriye, hari aho ndakirutwara nk'uko bisabwa, wongera umpa imbaraga. Kuko beze vuga ngo udafite ubwenge busaba Imana, ubuzima bwawe nawe nasize. Imana iduhire. Imana ishimwe. Amen. Dusome Samweli wa mbere kandi muri icyo gice cya mbere tukivemo ku 26 na 27. 26 na 27. Icyo namusabye mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Uyu ni Hana. Murabizi ko yafite mukewe witwa Penina, ndetse ari mu gihe Imana yazibye inda cyangwa se yari yaramuzibye indi byaro, niko birivuga. Elukana niwe wari umugabo w'aba bagore bombi. Ariko nk'uko umwaka watahaga ngo baje gishira gutamba ibitambo by'uko bari amahoro, rimwe uyu mugore Hana akagira umubabaro, akahora yibaza ngo Mana ngo bimeze gute, ese bizagenda gute. Rimwe ajya imbere y'Imana, bagiye Ishiro, we arakata ntiyemera kujyana n'umugabo ndetse na Penina. Asaba umugabo uruhushya hagati, ngiye munyemerere ahari nshake wenda izindi nzira. Ni nkako yabigenje. Biravuga ngo ajya ku mutambyi Eli, ngo akigerayo atangira gusenga, yumva umutima we ntufite ibintu byinshi byo gushyira hanze, yumva akanwa ke ntigashaka gusohora amagambo ngo agere kure, ariko aribwira ngo reka nsenge uko mpawe. Asengesha umutima, asengesha umunwa, ndetse no kumatanya iminwa, niko biri tubwire ngo umutambyi ngo amwitegereze, aramureba aravuga ati uyu mugore ahari noneho yasinze. None ko aho yahereye akubitana iminwa, n'iki cyabaye ntasobanurira amagambo, ntiwamenya ngo n'iki arimo aratekereza. None wa mugore we, muri iki gitondo ninde iryo sindwe, ninde wari gutumye uzageza hehe isindwe ryawe? Umugore aratangara ati inzoga gusinda ni hehe nkuriye nazo. Hari igihe umuntu ari mu kibazo akamu kigeragezo, isi yamubona iyo ntibone ibyo wowe ufite mu mutima, kuko ibyo ufite mu mutima ni agahinda kuzuye umutima, kandi ukeneye Imana yo kugaturwa. Rimwe na rimwe kuko tutatura abantu agahinda tugira ngo abantu bakamenye, ndetse n'abakamenye ntacyo bagakozeho. Hari igihe duhindura strategy zo gusenga, tugahindura n'uburyo bwo kwinginga Imana. Utubona agatona nk'aho twasaze,
utubonye agatona nk'aho nta bwenge bugihari, utubonye agatona nk'aho hari visi yatakaye, ariko dufite amavisi yose, turi bazima kubera ko dufite Kristo. Icyo dushaka kumutura akababaro dufite ngo agire icyo yakora. Hari igihe abantu baboroga bagasakuza bagataka bagatabaza ariko ntibabone igisubizo. Umuntu akiga strategy zo gusenga, mujye musenga nawe ari uburyo bwose, ariko Imana yanyu nikora mwibuke guhigura iz'Imana mwayihigiye muri ya masengesho. Yesu ashimwe. Amen. Mwibuke guhigura izo mwahigiye Imana. Uyu mudamu ngo aramubaza ngo ni gute, aravuga ati ni ukuri umugore ntabwo ndumura mumaro, ndetse nta nubwo ndi umugore w'ikigoryi, mfite ubwenge, ibyo mvuga ndabizi, mfite akabaro kuzuye umutima, niko nshaka gusuka imbere y'Imana. Niyo mpamvu yo kutagira ibyo mvuga. Ni nko kuvuga ngo navuze igihe kirekire, aho bigeze ni ukubwiza Imana umutima, hayibwiza n'ibimenyetso by'umuntu wese. Baramubwira ati wa mugore we, niba ari uko bimeze, Imana ya Israheli uyu munsi ni kwibuke yo guca umutima wawe ugize. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ntabwo inaniwe no gusubiza, nta nubwo inaniwe no kubakura ku misozi, nta nubwo inaniwe no kubabwira ngo Yeriko zirarangiye, ahubwo kuzirikana ko mwabitakaje biragenda gute. Nimugaruke mu rukundo rwanyu rwa mbere, mugaruke kuba mwariho kera, mugihamagarwa mubwire Imana ngo Mana ongera utugarure, tugaruke mu rukundo, tuzirikane buri kamwe kose ukoze, tumenye ko ari Imana. Buri kamwe kose uduhaye kuvuga ugiye no kugakurikira kugeza tugasohoje, ejo tuzagerwaho n'urubanza. Imana baragenda ngo iryo joro turimo twihuta, ngo aragenda bahura n'umugabo we Elukana, bizi tubwire ukuntu yateguye, arakaraba arisiga, yakira umugabo. Iryo joro rw'Imana iramwibuka. Haleluya. Nawe Imana ikwibuka. Iryo joro Imana iramwibuka. Imana imara kumwibuka, yumva agize igitangaza kidasanzwe, ahita yandika aravuga ngo wari inguma, ngo uyu munsi wazaye Karimba. Hari ikintu Imana ikora zigacecekesha abantu babishaka batabishaka, n'abakirangiza ibo babona ari akantu koroshye cyangwa se kasa n'ibindi, wowe ukavuga ngo icyo nahawe ni ikidasanzwe, wahise akizamura agacyuzuza avuga ngo ndabona azaye Karimba. Imana igiriye neza. Imana ishimwe. Umugabo yamubwira ngo none ngo nitwongere tugende dutambire Uwiteka ibitambo ko turamwo, ngo ndeka mbanze ndere umwana wanjye uw'Imana yampaye, banze murebe. Nahigiye imbere y'Imana, ndavuga ko zamuhigura imbere y'Imana. Kandi aho twasomye niho yabwiye Imana, arayibwira ngo ni ukuri ngo numva umwana w'umuhungu, yagiye amuremesha ntawe Imana yamubwiye. Kumuza ubwira Imana ngo Mana nubigenza gutya, kandi nta cyuma cyogoshe kizamukora. We yihereza kondisiyo n'Imana bari kuvugana, aravuga ngo kandi ngo zamugutura abo wawe iminsi yose. Imana ibonye ko ikennye abakozi, mu gihe abantu bakwahera bari batangiye kubyica, aravuga ngo usenze neza. Haleluya. Ariko imusubije agira kumenya no kuzirikana hari Imana yagize uko yahigiye imbere. Ntiyavuze ngo nta muhanuzi nabonye, hari umuhanuzi mwumvamo niwe n'Imana bivuganye. Ntiyavuze ngo Eli ntiyabimbwiye, yavuze ngo ibyo nabwiye Imana ngomba kubirinda kugeza umwana akuze bamushyira Uwiteka. Haleluya. Ntabwo Imana igusabye kubigoye, Imana iri kugusaba icyo wayisabye, icyo wayemereye, icyo wayibwiriye, icyo Imana igusabye. Bimwe wavuze ngo nzagukorera Imana, hari undi wabivuze nta nkota, n'uriya wari uri mu magorwa akomeye, buriya nta mbunda yamuvugishije, niwe wagambiriye Imana izajya nkuvuga nawe urebe ibindi ngene Imana yakunyujijemo. Hari ibyo ajya uvuga ngo Mana nta muntu uguhagaze hejuru, gusa ukareba situwasiyo iriho ugahita wibwambirira kati Mana nunkura nzaguhimbaza. Iyo umuntu ari mu bukode azavuga ngo Mana nonke nzajya ncumbikira abantu, ariko iyo muzibonye nanjye ndiho. Hari igihe turobanura n'abinjiraho, genzura ku mihigo mwagiye muhiga, usibye no kumurazamo, usibye no kumuha mu cyumba ngo bamo, no kugeramo kazo yahize ngo Claude se yaba ameze uko
ariko uhigura iby'Imana gusa wayibwiriye n'ibyo irimo gusa ntabwo ari ibyo yaguhaye nk'itegeko n'ibyo wayisabye uvuga ngo nzabigeza gutya. Haleluya, haleluya, Haleluya. ndababwira ibigeragezo bitatu ngeze ku musozo dusenge Imana. Ibigeragezo bitatu Imana izi tugerageza, kandi abantu benshi babishaka batabishaka Imana ikunda kutugerageza ibigeragezo, ariko kugira ngo nanone turebe. Ikigeragezo cya mbere tugeragezwa n'Imana. Imana turimo tuyisaba igatwiba. Haleluya. Namwe muzabe babaho mugasengera icyifuzo gusa ikazi kugira ngo ntacyo kubazo ndakibuka ndagikora, ariko kandi wataha ugasanga umusozi wazamuye watutumbye kubwiye gusa wambwiye ngo kwigeze ku muryango none ukongera ukatendebuka ugasubira mu masengesho ukabwira Imana ngo Mana ko wavuze kuje bimeze gute, Imana ikongera ikavuga ngo ninjye wavuganye nawe, tuzi umutima ndaje ndagutabara. Icyo kigeragezo nta mukristo yagusubiza, iryo ni ishuri ry'Imana. Igituma Imana yanga kudusubiza igatinda kusubiza igatinda kugusubiza kandi yavuze ko ije kugusubiza, nuko ibikirimo igutunganya igushyira ku kigero gikwiriye. Hamwe bazavuga nawe ubwawe uzahorana kimwe Imana yaguhaye kitakikuyobora, ahubwo ari wowe uri gukirura. Haleluya. Ubu hari abantu Imana yimye amazu, hari abo yimye ifaranga, hari n'abo yima bizinesi, hari n'abo yima kwikorera, hari n'abo yima ubuzima runaka. Ikirimo ivuga ngo ndamutse mukuye hano kamutereka ahangaha, ejo abantu bose bahita bamumenye kandi ntibamumenye neza. Bumwe muzi uwundi we aho byaturutse murahazi, muzi nyine nabishatsemo ugahindura ingendo n'isura igahinduka. Imana kuko izi ko bitazakwica yagusezeranyije ibizagukiza, ikaba igutindije kuri wa musozi ubonashe. Icyo kigeragezo mwihangane, abakimeze gutyo bagitegerereje aho ngaho, ariko irimo iraza. Amen. Imana iri kuza iracyari ibigutunganya, nimara kugushitsa hahandi ishaka izagutereka ku gatuti ivuge ngo ni ukuri iki nicyo gihe kirashitse, imirimo yawe noneho yapimwe, mbona ko noneho ukwiriye kwakira icyo ngicyo wasabye, nanjye nakwemereye. Icyo nicyo cya mbere gituma Imana itadusubiza icyo dupfise. Imana ishimwe. Ikindi kigeragezo Imana itugerageza ni ikigeragezo cyo kudusaba izo yaduhaye, ari izo iri kubabwira nanjye mbwira ngo muhigure imihigo mwahigiye imbere y'Imana. Warasenze ngo utabarwe, nanone nyuma yo gutabarwa byongeye kuba ikibazo. Imana ikadusubiza, yamara kudusubiza ikongera ikaza ikigira Claude, njye niko nababwiye, ikigira umuntu ikaza mu ishusho ya Claude utambaye nka costume nk'uko naje, akakubwira ko nkenye wambabariye ukanyambika kwera, irimo irakwishyuza gusaba izo yaguhaye zose ni intambara ye, nuko araza tuyobora gusa. Akaza bakubita amatako aho akicara ngo yewe ngo abana ngo nabuze uko mbagira, none birukanye babiri ngo n'undi namuseze ari kurira mu inzara yanjye, ngo nta mutima nkomeze njya kugirira abana. Uwo ni uwashoboye kuvuga, none ukareba ngo ariko yewe umutima wanjye ko ari uw'abana banjye n'umugabo n'uw'abahisi n'abagenzi utambutse wese hano ni muri oferina ngo duhereze imbabare zose zagize ibibazo, ariko Imana ikareba ubu nibwo muhaye none kusubiza, nibwo izavuga ngo nimwumve imbere mwaki mwankoze zibiri haje iwanyu mukaza mundebera amadirishya. Ayiwe Mana, ibi bintu kubimenya ubu nibwo buzima dufite, mubizirikane kugira ngo tuzacirwa hano urubanza. Nimwibuke ibyo mwahize. Bikaba ikibazo igasigara yibaza, none Claude bambwiraga ngo ni umukozi w'Imana, ngo ni umutumishi, ngo ni umunyamasengesho, ngo ni umukristo, ngo warokotse, unaniwe no gutabara umwe, ubu uyu nguyu nimutumbagiza ejo bizagenda gute? Imana ikatubanira kuko twananiwe, tutaniwe tukigenda nka ya ndirimbo, nibwo tugihaguruka turishongoye,
igahita itwicaza wowe niba uzi ubigenza neza Imana ishimwe nizamena niba mwebwe bimeze neza ariko njyewe biza binaniwe amen Imana twibuke n'abandi bagerageje kubikora bagahita akareba uwo bahuje amaraso ati ni mwene wacu ni umusita ni uwa hehe reka tureke n'uwo kwande wanjye tukarebera iyo hi ariko Imana igira umupaka ntawe dukunze urutoki mwihangana nahise ngarukira hasi ariko urebe uko nawe uza wirebaho nanjye nkirebaho kagateka ndebe iwacu reka ndebe n'ubyegeje kubikora reka ndebe ariko Imana ikeneye bamwe barenze imipaka batakirebera batakigendera mu miryango batakigendera mu moko ntuyange ariko uba umuntu uri international uba icyambu n'ikimana yakoreye Yesu ashimwe nibwo izagomorora imigisha tukabona naho tuyikwiza kuko turi amaboko y'Imana Imana ihabwe ikindi kigeragezo cya gatatu tuhura nacyo muri ubu buzima ni ukubona amahirwe opportunity tukagira umugisha kandi uyu mugisha ubyuza turi mu kazi gakomeye umugabo zabayeho ni Dawidi ari mahirwe na Sawuli uyu Sawuli wamuhigaga yari agamije kumwica gusa mu mugambi w'Imana wuburizemo urangire ariko kuko ntawe uzahagarika umugambi w'Imana Yesu ashimwe bakurwanya bakanaguhagurukira ariko uzasimbuka kuko ari uri kugusimbutsa n'ugufite mu kiganza kurusha uguhiga Dawidi warahirwa umunsi umwe ngo asanga noneho wamuhigaga namwe amakuru murayazi yananiwe yasinziriye we n'ingabo ziwe ngo araryamye ngo Dawidi ngo amugereho hamwe n'uwo mutwazaga intwaro ngo bashime Imana ngo uwo mutwazaga intwaro amuhirika hagati noneho databuja ubu noneho ugize umugisha Imana wasenze iragusubisha Imana itubabare cyane Imana wasenze iragusubisha ikimenyetso cya mbere ko igusubisha uwaguhigaga nguyu kandi yasinziriye twamubonye bivuze ngo iyi ntambara Imana irangirije ntuzongere kwihisha ahubwo ugiye kumutikuza ufashe iyo nkota yawe kuko urugamba Imana rurangije dufite abantu batazi kureba batanumva neza iby'Imana bagira ngo inzira yose babonye bagahita yita igisubizo cy'Imana kandi ari inzira ahubwo kubashyitsa mu gisubizo cyose Dawidi ngo abirebe abwira umugaragu hagati ngo nizo koko ngo ni ukuri ni Imana iduhaye uyu mwanzi wacu ariko amaboko yasutsweho amaboko ntabwo nayahanga Imana yavuze ko izanyimika reka sinyirwanire izirwanire Haleluya abakristo bazabatsinda kuri icyo ni bake n'imbarwa babona amahirwe bo bagahita bavuga ngo turasakiwe Imana iratwibutse yazaga ivuga ngo izamutwereka none yamutweretse ugahita ushyira ku karubanda ngo twamufashe mu murase twahuye nizo biza bituma n'andi makuru Imana itayabahereza kuko ntimuze kubikana nabo ukarugwa n'umuntu utagakuruze ukarugwa n'umuntu kuko ubwenge busa n'ubwahumye n'amaso umuntu utagoze ukuroga n'Imana agombaga gukubwira ukamenya ngo uyu muntu turabana ariko ntabwo ariko kuko Imana izi ko ntawe uri bubibwire reka nkoresha ibyo imbere ikicecekera gusigaza kugira ngo nishumurozi nishumurozi imwica ku izina muvuga mu gihe atarapfukamye ko mwitwaraho none sibyo ukamenya ko wigenza Imana tugire neza cyane Imana tugire neza cyane izakomeza ibice ariko ntibisimwe muzabica izakomeza ibice ariko batinde no gupfa dukomeze tunazengere ariko niduhindura strategy Imana izajya ivugana natwe niko bimeze Imana izajya iduhereza gahunda zose iyo umuntu abaye nka Nabali w'umutima aza abwirwa buri kimwe cyose amakaje inama n'Imana Imana ihabwe Haleluya Dawidi aravuga ngo ntibikabe reka ndetse n'Imana amaboko yayo nyirekere umugambi wayo icyo yavuze no kugikora Imana izagikora atsinda iyo ntambara atarwanya warangije avuga ngo ahubwo reka mwereke ikimenyetso cy'uko Imana itameze nk'abantu wace ikimwita ku mwenda wiwe batwara n'imvubu wageze hepfo warataka cyane bamwerewe
arataka arahamagaza ngo bazuke bakangukire hejuru. Bararebana hagati, yewe uzi ko inkota tuvuye hejuru ku mutwe utakosa Dawidi we niho kuvuga ngo uri umwami koko ufite imbabazi. Umwami nongirira imbabazi abaturage, na Sawuli yari umuturage wa Dawidi, aratigumana n'abandi ubeho nta kibazo, hari Kristo wanyimitse. Haleluya! Turi abanyembaraga, turi abantu badasanzwe, turi ibikomangoma, mu kiganza cyacu harimo ububasha, ariko nimureke Imana yivuge muri twebwe kuko ariyo yaduhamagaye. Uwo twangaje yatwangajanye n'ibikoresho kandi nawe azi gukora. Imana ishimwe, biramenyekana. Dawidi abatsinze iyo ntambara. Imana itugire neza. Twibuke amasezerano y'Imana, twibuke ibyo twahigiye Imana, twibuke ibyo twasezeranye imbere y'Imana. Mu butumwa bwiza bwa Luka 17:17 uhereye ku murongo wa 15 na 17 niho havuga umugani w'ababembe, uburyo bari barahejwe ariko bumvise imirindi ya Yesu, bumvise amakuru ya Yesu, mbese basa n'abaza nabo bashaka kujya kumva uko bimeze, ngo bumve ijwi rya Yesu riravuze. Imana ishimwe, iyo ijwi rya Yesu rivuze ibintu birahinduka, ngo bagirirwe imbabazi. Ubutumwa bwiza bwa Luka 17 usomye ku 15 ukageza ku 17, ngo bumva amakuru meza. Yesu avuze turaruhuka, Yesu avuze turakira, Yesu avuganye nabo gusa, abatuyeho amahoro, abatuyeho gukira, bahise bakira intsinzi y'Imana ako kanya. Birizimbwira ngo baragenda, ngo Yesu aravuga ati nimugende ngo mwiyereke abatambyi, mwabwire ibyo mubonye iby'Imana ikoze. Mu yandi magambo, ariko ndashima Imana ngo muri aba bagabo 10 b'ababembe ngo hagarutse umugabo umwe gusa aje gushima, avuga iby'Imana yagize ute, izo yamukoreye. Nimwibuke iby'Imana yagize ute, yabakoreye. Namwe mugaruke gushima Imana. Hatabawe benshi ariko nibate baza imbere y'Imana. Si ukuvuga ngo Imana yavuze na message ari uko abantu bose batafite kurinda ibyo bavuga, badafite guhigura imihigo bahize, ahubwo mu 10 hajya haza umwe. Nitugaruke natwe muri 9 dusigaye tuvuge imirimo y'Imana, dushime iby'Imana yavuze, duhigure iby'Imana yagize ute, yadukoreye. Kuko icyatumye bidukoresha ni ukugira ngo tuzabivuge mu bandi. Imana ishimwe. Tugere ku musozo. Iyo ubaye mu buzima budashima ntabwo unezeza Imana. Iyo ubaye mu buzima budashima ntabwo Imana ikwishimira. Umuntu umwe yaravuze, ngira ngo ntabwo ari Bibiliya, ni umuntu umwe yavuze arimo atanga igitekerezo, aravuga ngo murakoze gushima gusa ngo byamaze ibiryo byo kwa padiri. Kuvuga murakoze gusa, murakoze padiri, bituma ngo padiri ngo amatunda ye yose ngo yamanura mu giti ngo yahereza umwana kubera ko yamushimiye. Iyo washimye uza wongerwa. Twige gushima Imana kuko hatsemwe iki, hatsemwe ibyo kurya bidutunga. Gushima ni ibiryo bitunga Imana. Muri njye navuze ngo icyo Imana ishima, icyo yitaho ngo ni imitima imenetse. Ibyo bitambo bizima Imana yishimira. Iyo imitima yacu imenetse twayizanye imbere y'Imana tukayishimisha Imana, Imana izayishima. Nimwongere mwige gushimira Imana idahera hayo, iby'imirimo n'ibitangaza yagize ute, yakoze. Ntushobora kuba muze ngo kunezeza Imana utayishimira. Imana ntabwo icyubahiro. Niba ushaka kubakana ubucuti n'Imana, niwige kuzirikana iby'Imana yakoze kandi wigenderemo. Icyo Imana yanga cyange, icyo ishaka nawe ugishake, muzubakana ubumwe kandi